waba wifuza sale nziza yo gukorera mu bukwe, inama cyangwa ibindi birori bitandukanye, gana Inzozi Park. Ese waba wifuza ahantu wasohokera ukishimana n'abawe? Muri Inzozi Park Bar Restaurant tubakirana ubwuzu. Muri Inzozi Park kandi tubafite n'izindi serivisi zitandukanye nka decoration, sonorisation, kandi tunategurira amafunguro abahakoreye ubukwe, inama ndetse n'ibindi birori bitandukanye. Tunatanga serivisi ya food catering ahariho hose. Izo serivisi zose tuzibaha ku biciro byiza utasanga ahandi. Inzozi Park dukorera i Gahanga kuri kaburimbo hafi ya Station Mereza. Inzozi Park. Duhamagare cyangwa utwohereze WhatsApp kuri 078336 Amaze imyaka 16 yose ndi njyenyine mbana n'abana banjye bonyine. Murashaka nkora iki kugira ngo mbanezeze mwebwe rubanda? Mukunde, musabe ko dukundana bingore. Ariko mwebwe ubwanyu abasore bigire mu bamama bakuze, kuko nibo bazi gutanga urukundo, nibo bazi kwita ku bahungu. Kuna kipindi kiwa kinafika, yani sina hata chupi yenyewe imekatika. Ingero nyinshi zirahari. Hari perezida w'Ubufaransa. Komeza umurongore, ubane n'umugore wawe, umukunde nawe ugukunde. Uyu munsi nibwo ndi kubona neza. What is love? Ariko se Betty, kuko wakomeje kumfatira umwanzuro, ubu ntabwo ndi burye kandi nahashye. Ntabwo wabonye igikoze koko. Na filime ndi kureba sinayihagarika rwose, ngiye guteka. Ntabwo sinzi n'amazi yo kunywa n'inywere. Shi wayihaye se? Sanira amazi we. Ariko shana urasetsa. Ako sereka mubaza, ibyo bintu uzabyigira kugeza ryari? Ni gute wumva ngiye nzakomeza guhahira urugo nsuzugura gutyo ko? Ambe mbihagaritse wa mugani, ne kubyigira. Ahubwo wose uzaba gutyo kugeza ryari? Genda umukozi wawe koko. Tuvugishije kuri ndi umukozi wawe. Ndi umugore wawe se? Nese ko uri mushiki wanjye, byonyine ubwabyo ntibihagije kugira ngo nanyubaye. Ubusa ntabwo ubona ko ndi mu kazi, ibindi gukora sibyo biduha amafaranga. Washatse umugore akajya gukorera buri kimwe. Reba imyaka umaze kugira, reba uko ungana uko nguko. Turi abana babiri. Mama aho aryamye azi ngo afite umuhungu, kumbi uri gicamuryango wanze kurongora. Sindika mubazo zarongora ryari. None kujya ngo hatiriza pe, ubitekerezeho ushyire mu mutwe wawe, base ni ryari. Linda, hari ikibazo amaze iminsi mbona kandi dukwiriye kwigaho kigakemuka. Hano hakenewe umukozi ugomba kujya akorera hano rimwe na rimwe, ndetse byanga ngombwa tukamwohereza kuri teri. Nisi marujana ntabwo twafata abantu aba baradepoje ko hari abantu benshi badepoje hano. Ako se ibyo bibazo uri kumbaza n'ibyiki? Urongora se ngewe? Ubusura ugasanga ngiye ntazi igihe nzarongorera. Ndashobora kubikora ariko ndashaka kuza mu rugo. Ibyo ngibyo igihe nikigera bizaba. Ariko ubu ntiharaba rwose. Ariko rero nibe hataraba, nanjye uzirikane ko ntari umukozi wawe. Byo kumbwira nk'amazi hato na hato, ishati ntiteye, dore umwetu we. Ubu ufite umugore nanjye nabamubwira nti Demaye, iki ni iki nkeneye icyaha kanzanirerwa nanjye.
umugore wanjye yaba agiye kuba umukozi wawe se? Oya twafatanya n'ubwumvikane. Mwafatanya ndabyumva n'ubwumvikane it's okay. Nanjye rero reka dufatanye. Kubera iki ntakubwira ngo nzane amazi ngo yazane? Ahaga data. Uwo siki. Ntayo nazana. Kuko ninjye wakoroye, nkomeza ngukorera ibyo ushaka byose unsaba ibyo ushaka nkabikora. Uhita wumva ko byose bihagije. Ni ukuvuga ngo wamaze kumfatira umwanzuro ntabwo ngomba kurya. Nawufashe. Ntabwo ndi burya. Yes, ninjya nkakwima umenye ko nakwimye. Ndi igisambo. Ntabwo nteka. Papa uzaza n'umugore ukwitaho. Reba ariko imyaka ufite. Ubwo bwanwa buraje buze bwiyandarekemo imvi. Nutereta umukobwa usanga kwanze kurashaje. Ako se ibyo ni ibintu twakirirwa dutinda koko ubu abagore b'iyi minsi ntubaze ntabwo uzi ukuntu abakobwa bo mu minsi babaye koko. Aho kimwese mufite iyo mvugo ngo abagore bo ngo abakobwa bo. None uragira ngo tuvuge dutese. Mwana shaka umugore. Nta madivorce wirirwa ubona ntabibona. Ntacyo uzayikore warongoye. Kandi nzakugira n'inama reka ntugire ikibazo. Zabanze umunyereke nzakugira inama ko uzabigenza. Sonde koko nta n'uwo mukundana. Buri munsi muza kunyita mabuja. Inyita Karine basi biba bihagije. Ya twakabaye tubafata ariko ntabwo biba bigaragaye neza. Kubera ko rimwe na rimwe haba hajemo icyo twita ikimenyane. Kubera ko ibyo badeporeje mbere si byo ubu ngubu tugiye gutangira akazi. Ahubwo byaba byiza wenda utanze nk'itangazo yaba ku mbuga nkoranyambaga zacu n'ahandi, ubundi abantu bakongera bakadepoza bazi n'icyo badeporeje, hakazaza umukozi byanangombwa tugatanga examen. Apana gutoragura umuntu cyangwa se gufata umuntu ngo kuko yigeze kudepoza ahangaha. Nta kibazo ndaza gutanga amatangazo. Ubyiteho kandi umunsi urabikoze. Nta kibazo nakoze. Kandi ubwo wabona ubabaye. Wababara wagira ntabyo nkora. Ntabyo nkora. Bireke. Kugeza igihe wowe uzajya uvuga uti aho kuzana umugore nazana umukozi bikagira inzira. Wiki? Reka nkubwize ukuri. Mba nakoroheye. Nibashaka batwumve. Mba nakoroheye. Ariko tugiye kujya dutongana dupfa kutarongora. Niba utari na muzima umbwire nshaka abantu bagukubita ibitovu. Amabuno bayahashye. Randeba siki. Kuzana umugore wazana umukozi nta soni. Yego nanjye nkeneye unyita ya shangazi. Sakana gatambagira no kari muri shanga. Mwana bimbwireho. Reka mwihorere. Umugore se uzamundongorera. Kurongorera se genda arongora. Uzamuhahira. Tuzafatanya. Wowe uzamfasha guhahira umugore wanjye. Ndise nta kazi ngira. Tuzafatanya. Kwigima cyangwa wabonye shaho ufite umugabo ugohereza amadolari ukagira ngo niko nabandi baba bameze. Nje kugira ngo mbone amafaranga bayamvunye ako uzi kubaka inzu ukagura ibintu byose ugakira mu nzu. Umugore akaza bya bintu byose bagakira bakavuga bati ibi bintu akajya byicaramo abyita ibye. Ejo wajya kumva arandagutesheje umutwe bati dutandukane cyangwa akajya naguca inyuma cyangwa akajya ajya no mu bundi bubandi bundi. Ejo mwatandukana. Bakondera ko guca inyuma. Ubwirwa n'igize ko yaguca inyuma. Ariko mva amahirwe ufite. Uzi ko abandi bashiki b'abahungu badashaka ko barongora. Ariko gende kukwinginga ngo zana umugore. Ndi kuguhendahenda ngo zana umugore. Twibanire muri iyi nzu. Azabyara nzamurerera, azabyara nzaheka. Nimwe umuntu akizakugora gihari. Zana umugore mwana. Rongora umuntu. Mute. Ndetse uryo. Gerageza urye ndabizi nta kintu kiri mu nda. Sinabwo dusangira. Aya? Buriya rero mba buriya ngiye buriya uriye. Mwaho ngiye mba amazi. Iryo nta kibazo. Ntabwo nabikunda. Irya mwana wa mama rwose. Ubizi ko ngukunda. Irya. Bravo! Mwana ibintu ari byiza ntabwo nakongera kurya utaraza subwo twasangiye. Ese umute koko umvugishije ukuri. Nka bino biryo twabijya turi babiri bikagenda gute? Nta kibazo. Rega mba ngomba kukwitangira ko ninjye mukuru. Nase ndiye nkabaho wowe ukabaho nawe urumva ari cyo byamarira. Nta kibazo dusangire.
njye mfe mbabarira byanga ntabwo ndi bubihe sibyo ariko ndarya akayiko kamwe ntagikuramo nanjye nkoramo byari bimaze n'iminsi nonese ko wanze ko tubirira rimwe ngo tujye tubirya gahoro gahoro byapfuye muterwa bitera n'inzoka ntacyo tuba Imana iraturinda ahubwo akira akumuto ntari kurya dukeya iryo shagereka jureka tugize Imana tubonye na tuno tugage ubundi hari abandi bantu baba banatubuze ubure kurya wa mwana we bure kurya ni akazi kawe turagabana wakakiri ako buramute muta dore naki naki bitwa dushuhuje murakora cyane kaje kureba byo nanjye na murumuna twe tugukumbuye turavuga reka tuze tugusuhuze tukubwire n'ikibazo twari dufite ubu mwazengurutse ahantu hose mwumva ko ari igihe mwaza kureba ariko naki twari dukeneye ko basi waduha niyo kaba ari agakoni gatoya cyane tukakarara mu nukuri kw'Imana ahantu turi kurara hari kuva cyane kandi ukabona ari igihe cy'imvura kandi n'uwahadutije yatubwiye ngo tugomba kugenda muri iyi minsi ntabwo insubizo ko tuvukana kuko watugiriye mubi narababwiye ngo simbashaka sibyo narababwiye ngo simbashaka ntacyo duhira sinshaka no kubabona ni iki mutumva ariko se niba utadushaka urashaka tujye hehe niwe tuvukana mu nda ya mama hanyuma tujye handi ngaha turangira aho tujya aba ariho tujya nirwa mbungana murumuna wanjye mubungana kugira ngo ntabwo tuvukana wajya ugira n'akantu gatoya k'impuhwe gato cyane siko wagira ngo nta mutima ugira komeza urape nta n'isoni reba ukabona wiyambarishijwe ye ubwo si ibyo ngibyo birashinga niza hano reka uramwereke noneho murumuna wanjye nzamwitaho mutembereze mpaka tuzagira ubuzima ariko reka nkubwire ubwo bujitwa bw'umiti yase nyambaje imbere wagira ngo aricyo bwamare njye nabukuramo kugira ngo wemeze hanyuma se ufite buretse gato ufite ubuhe bwiza se wandata imbere ndekura ufite ubuhe bwiza wandata imbere sinshaka gukora amahano ngo njye muri prison turikumvikana neza kora icyo ushaka nituvukana sinshaka gukora amahano ngo njye muri prison sinshaka kubicira imbere y'urugo rwanjye turikumvikana neza narababwiye ngo simbashaka ntaho duhuriye mwirebe ariko mwirebe ubundi wowe uraza unyanduza hano handi irebe njye mvukana nawe irebe urebe n'uyu mugenzi wawe uri gusute ndakubajije ibyo bitafari wanombya nonde ukikubita ku isura nibyo biri irebe urebe na mugenzi wawe njye hari aho duhurenge namwe ntabwo nababwiye ko njye ntavukana namwe ntaziranye namwe nakiya ubundi reka nkubwire sheri urareba ukuntu muteye burabona njye muri nteye ntabwo ubwo bwiza bwawe uri kurata ukumva burarenze ubwiza bw'umukobwa ni wo muhoho we nawe umuhoho wawe wikoreye aho tuzi uzabona hano isoni aya maguru urata se wagira ngo abandi bayafite bo ntibakora ibyiza nawe ujya ukora ibyiza Imana ikurebe hanyuma rero ibyo bibi uri gukomeza ushyira imbere yawe bizahagusanga twigendere mva wa kimugabo turikumvikana neza mbwira ndumva ndakubabariye uyu munsi wankubise wankurahe ariko ikindi gihe twaravukanye ntabwo ngiye mvukana n'abantu mwamwe excuse me nitugaruka imbere yawe tugusaba ubufasha naki uzamenye ko twasaze ese nakiya ushimishwa no kubona dusabiriza koko abavandimwe bawe igo ubundi reka nkubwire sibyo Imana ijya kureba ibizaguruka ikabica amababa unamwangalia uri kumureba uyu nguyu urabona ukuntu ikarakasa yigira cyane yisakurisha urambwira ngo iyaba ameze nk'uko abandi bari bameze byari kugenda gute uzubwa abantu bari kuba baravunitse kubera we uzubwa abantu bari kuba barapfuye kubera we yarakoze kuba ameze ibyo ukumeze ni igihe Imana yaguhaye ko yari bizi ukuntu wari kuzamera umuntu wari kuba we nawe uko ntabwo isi yari kuzaba nawe uko ngukomeza amaherezo bizaba igihano cy'Imana do singaho dushinguka tuvana imbere y'amakanzu y'ubuce se shaka tutayaca twabaye n'abarara ubu ngubu ntutumenye genda twakurabura twabaye abarara mana ariko reka tukubwire urumva reka nkubwire neza do ibintu bizagera bimere gutya
isi ni gatebe gatoki genda agatoki niwe ukikorera ako muti urugero n'ukuntu tuvukana na mukuru wacu mubi Samutoni nyine mba mbibona ariko nta kundi nose twabigenza gute Imana izamuhana nyine tujye twikundanira twebwe akifata akaduta mu nzu abizi neza ko nta wundi muntu ukuntu kuba uri kunca intege nk'ubu urakunkomeza warangiza ukarira irya mwana wama irya ni ukuri njye ntabwo nongera no gukora njye ntabwo nawe nabishobora mutakira yewe irya mutakakira aguze wariye ubundi wongera ngo byongere bize kugaga ubura kurya n'akazi kawe utahirya Mwaramutse. tubafashe iki Bari bandangiye umusore bita Rafiki yarandangiye ko hano mushaka umukozi. yego turamushaka yakubwiye ibisabwa Ya ntacyo nigeze ambwira. dokima zerekana ko ibyo uje gusabira akazi ubishoboye se zo ziri Nazo nigeze nza nazo. nose musore nubwo watangiye presentation yawe nabi waba utazi kwivuga izina ugahabwa akazi ubwo se wazagakora Nitwa Nsabimana Abdullahi aka Bruno. uri kumva se amasezerano yawe akenewe hano muri iyi kampani Ese noneho inanasi uri kugurisha ngahe? wa mugabo urashaka iki? Inanasi. Mbese buri gihe urampamagara ukampagarika nta kintu ujya ugura. Uri kuyigurisha ngahe? Ubushize rero mfite imyembe nta mwembe n'umwe wafashe. Ubu ukurikiyeho nazanye ibinyomoro nta kinyomoro na kimwe wafashe. Umpagarika mu nzira urashaka iki? Ese niba icyo gihe ntari mfite amafaranga ariko ubwo ndayafite da ahubwo mbwira inanasi nangahe? Nukuri mbwira amafaranga ndayafite sinyafite se. Mbwira kabisa. Ahubwo ufite amafaranga ngahe? Kuko ikigaragara nta n'ijana riri muri uwo mufuka. Iyo pano ureba yaratobotse. Aho ngaho harimo umufuka aho ngaho. Ubwo siko nari nyafite agera. Shyiramo hano ngenda. Mereza hano. Buri kwica business zanjye kabisa. Soni. Buri gihe umpagarika urashaka iki? Vuga icyo ushaka. Nguhereze umuneke w'ubuntu se. Abantu umva mubwira. Umuntu yashonje, sibyo? Aravuga. Twese turi abantu. Ushonje ntago nakwima pe. Ntabwo ndi umukobwa mubi w'umutima mubi ngo nakwima n'akaneke kamwe. Twahuye mfite ibinyomoro naguha ku kanyomoro pe. Vuga icyo ushaka. Ushaka ikinyomoro? Basi se nimba ushonje cyane nzagutumira iwanjye uzurye nguhe ibiryo cyangwa se nzakugemurire nkuzanire. Ngiye umuntu ushonje ndamwumva cyane kurusha n'abandi bantu bose. Ariko rero gukomeza umpagarika mu muhanda, ngiye kwicururiza, ngiye kwishakira udufaranga ntago rwose bari ibintu byiza. We ntago bibona ko atari byiza. Ntabwo nukuri kw'Imana nawe urimo uraminduka pe. Gihe najyaga mbona ucuruza imbuto nkajya ngo byibura uranitonda kuko nabonaga wivugira amagambo make ya. Ariko none uransomeye noneho pe. nose musore umuntu asa kwaka akazi nta cyemeza ko nibyo aje gusabira akazi abashije kubikora cyabakubwe kanga twakira n'umuntu utarabyigiye to Nari nzi ko wenda ushobora gutanga ikizamini cy'akazi nkaba nagikora. duhereye kuzihe dokimasi n'ubundi byanze bikunze wowe ndi kukureba nkabona ngomba kuguhereza examen kugira ngo utangire akazi ako nta dokima wazanye
cyangwa rafiki yaba yakubeshye ko afite imigabane muri iyi kampani. ariko n'ubundi bamubaza ndabizi nsanzwe mbikora. Nta mwanya mfite wo gutakaza. Genda numenye icyo ukeneye uzagaruke. Numva ukeneye akazi utegure dokima zawe uzuze depoze uzazire rimwe n'abandi uze muri exam. Nutsinda uzagahabwa kandi nutsindwa ngo nyine n'amahirwe yawe azaba yabaye make. Ndakeka wasobanukiwe. None se mwamfashije ko kugira hano biba byangoye. Nakubwiye biri mu Kinyarwanda kandi ubishire icyo washije kuvuga. Genda nubikora uzagaruka tuguha akazi. Okay. Samurakoze. None se reka nkubaze kuba ngiwe naza nkakubaza ko umuneke nkakubaza ngo umuneke uri kugurisha ngahe nafite amafaranga si byatuma byibura amenye igiciro twakongera guhura nyafite nkagura. Abantu nkamwe ubundi ni mwebwe babandi usanga ngo umuntu ngo ko n'amafaranga afite ngo ugomba guca bugufi ngo ugaceceka ngo ikintu niyo bakunyuzaho ipine ugaceceka ugapfiramo nyine ugapfa bikarangira. Kuko rero ubona ngo nta mafaranga mfite mba nifite utuntu nk'utu ngutu mu kabase, ubwo rero urumva ko wanca ku mutwe ukampagarika igihe cyose uboneye mbese nta mumaro mfite. Mba ndi gushaka ubuzima turi kumvikana kandi uko navuga kose ese njye nawe turaziranye ubundi wowe unanigiwe wapi ko unanigiwe wapi ngo waruzi ko ngo narinzi ko ngo witonda waruzi ko unzihe karuko abantu bamenyera abandi turaziranye ngaho reka nigendere icyo nangiye kukubwira nyine ndakiretse kiguna njia pita kaka nenda sawa wewe mjinga nini yaani wewe unanisimamisha kila siku unanisimamisha alafu leo hii nimesimama nikusikilize alafu unaleta ujinga gani wewe buriji urampagaritsa nkakwihorera ubu ngubu ndahagaze ndi kukumva ndi kwivugira ngo kumbe ufite amahane ngo kumbe sinzi ibiki kumbe aya ngaho genda nimba udashaka kugira icyo ikintu cya mbere numvishamo nuko uvuze ngo ndaguhagaritsa ariko ibindi byose ntanakibonekesha ubu ngubu noneho Mungu wangu mana judufasha wowe utureberera ubumenye gahunda zawe zose menye ibiri ku mutwe wawe menye nimba utazi igifaransa nimba utazi igiswahili nimba utazi icyongereza mbimenye muri aka kanya nje nayo turabashuti nese basubira waretse nkakubwira ikintu gituma bigiye nkunda kukubaza kwanza uri kuntakariza umwanya cyo ni cyambere kandi nabikubwiye musore mwiza reka nkubwire ntago urasanga ntari kugutakariza umwanya none wavuze nyine buriya nubwo nkunda kukubaza ngo imbuto ugurisha ngahe nta mafaranga mafite pe ariko byibura iyo nje nkakubaza ukansubiza nkumva ijwi ryawe byonyine banumva nishe kari waramutse Serinde ubu nisanga aya niyo masaha umuntu azira mu kazi ariko kuki abakozi banga mumaze kumenyera cyane mu gakabyo iyo umuntu yifasha agakererwa isaha yose wowe uzi amafaranga umaze kumpombya Nubwo nubwo nawe namutiyaje nyinshi pe mbabarira ntabwo bizongera ubu rero wese isaha akazi gatangirira kuki utakwitegura mbere yayo kugira ngo ugere ku kazi mu gihe ntabwo bizongera nzajya nza kare noneho ikindi hano havuye umusore niba azi icyo ashaka niba ari mu mikino simbizi umuntu aza kwaka akazi nta gipapuro na kimwe kimuranga azanye ngo bamubwiye ngo hano dufite akazi sinzi byabaye yaba afite ikibazo sicyo cyakindi nakubwiraga ejo ngo ibintu by'ikimenyane nge ntabwo mbikunda kuba yoherejwe n'umuntu tuziranye ntabwo byasobanuraga ko ngomba kuhitamo akazi se mwari munaziranye uwamwohereje niwe tuziranye ariko ubu mfashe umwanzuro ejo saa 4 zuzuye ntazagira indi dokima wakira izi zaba zimaze kugera zizaba ari izo ngizo niyo baba babiri tuzatanga examen kuri abo ngabo byanze bikunze ntabwo tuzaburamo umuntu ushoboye ni nabyo byaba byiza batabaye benshi aya story tera ugiye kuvuga story ngaho vuga
uvuze ko ugiye kumbwira mbwira story yawe ufite ushaka kumbwira amashati nkakubwira ko ngukunda koko ubu niba nangiye kubwira ko ngukunda ukaba uzinze amashati nk'umuntu ugiye kurwana ubu ibyo bintu n'abanyibikubwiye koko ushaka kuba ariko ufite n'ikibazo wowe ubu nzinze amashati urumva ugize ubwo aka kaboko akangaka kangana gucyaka aka niko kaguteye ubwoba ubwo se ubonye igisore none cy'amajeya wavuga iki ese vuga ngende musore ndagukunda vuze ngo iki uvuze ngo iki umbwiye ngo iki ubwo ntiwabyumvisha ndashaka kunsubiriramo ndagukunda kitareke amahanga ubu bukene buzatuma n'imbwa zikankandagira we kijana we ebu jiangalie kwanzia juu mpaka chini wowe uhora muri iyi myenda kuva nakubona mu nzira aho nkubona nyine ni iyi myenda uhoramo nako kagofero kawe nubwo bwanwa bwawe utajya uconga aka kantu se gatuye ushobora kuba harano wagatoye ubu rero uri kwifata ukireba ukabona bashaka ndagukunda ubu aka kabase wowe udafite n'ikiri kijana mu mufuka cyo kugura mureke urabona akankuraho basi ukankira no ku gataro akajagari ntabwo kaba ari keza umuntu arifata akavuye avuye akagira ute ikindi ukontorora ibintu byose mwatanze muri weekend ko byagarutse urakoze ariko Rafi ubundi nge nawe kuzi ukuntu tubanye iyo wifashe ukankorera amakosa ubu uri kugira ngo wumve ikibi kimbamo urafata umuntu ukamwohereza ngo hano turi gutanga akazi akaza ashoreye umutwe gusa nta cyangombwa na kimwe azanye nta kintu kimuranga afite ngo araje ngo Rafiki ngo aranyohereje ngo nimuhe akazi ariko nk'uko wari wakabwiye ukeneye umuntu w'akazi ngiye namwohereje budi mwitere rwose afite ubumenyi hano yatwara mwigishije kandi nta nubwo wamujyana kuri terenge gusebye rwose ariko ntago nakubwiye ngo wohereze umuntu udafite ikintu kimuranga ubu se uri kugira nzamwohereze gufata nk'ubukwe bw'abandi usanga twitsa amashusho yereka rero mutabe ikintu sibyo mwana bumbabaje ntuzi ko dusanzwe dukorana neza ndabizi nose ubundi nakubwira ngo umereze umuntu mbiyobewe neza yuko dukorana neza nyine none se njye urumva ntabwo umuntu udafite ubumenyi cyangwa udashoboye nuko se ndabyizezwa n'iki ngewe bakubwiye ko nerekwa ubu umuha akazi natagakora umwirukanye urabona wamarira iki mu buzima bwawe nawe ubwawe ntacyo wimari uzamarira iki cyangwa ni bya bindi mushaka ngo ndagukunda nanjye bitemuga nibyo nzabitekereza ntekereza kuki ngende umukobwa ukuze ntago ndi babana bo muri segonderi icyo ndeba n'ubuzima buri imbere ntago ndeba ubuzima bwako kanya ubu we wamarira iki utanisaidia nini wewe kijana rero urukundo ngukunda ntago rushingiye ku bintu kandi rega bura n'abakiri ubona bafite amafaranga none se ubundi twe ntago twakora kandi tukayabona ese nibyo bibwira ubuzima bwarahindutse ntago ari cyagiye cyaba rujugiro nabande bose ngo abantu umuntu yagendaga ngo ukora abakene ngo bagatangira ubuzima ngo bakabwubaka ibyo nta hantu bigikora nta mafaranga ufite ajya gushaka uyafite ufite amafaranga ajya gushaka utayafite ndi umuzamura nta kintu wamarira iyabaga wenda wari n'umuyede dore iriya nzu bari kubaka hariya uri kuyiteraho n'itafari
aho nari kuvuga ko hari kantu wenda wabika nanjye ukazanshyira ahantu ariko nabyo njya mbikora nuko nta kazi gahari muri no minsi barya singiriya etaje iri kubakwa hariya navuyeyo barakanye bakwimye n'akazi hariya mbese you are not even nta nubwo uri qualified kujya gukora kuri iriya etaje utereho n'itafari ibaze nturi qualified gufata itafari subuze iki ushoboye iki mugabo ngende umukobwa wiyizi ndi umukobwa izi icyo nshaka dore ntago ndi nka babandi bagenda bagakora ibyo ntazi njewe ndikorera nkakomeza ubu banyita business woman ntumbone mfite kano kanuze kano ndi business woman ubu ngo muri Kigali so please ntumbone meze gutya ngo ugire ngo ntanubwo nakandi giye mwishibura narize ngewe ni ubuzima butaramera neza kandi ndizeye ko buzamera neza so ndakwinginze genda nawe ubaka ubuzima bwawe siko bimeze excuse me kandi nani nakuomba sana tena usisubutu tena kunisimamisha maana hela ninayotumikia wewe huwezi amafaranga nkurera wewe ntayo wakorera ntayo ufite huna chochote baba naomba unisamee kabila gani jamani